mugize gutya mukabona nk'akarere kabahaye ahandi hantu muri capable yuko mwahahinga cyangwa mwakorera umurimo w'ubuhinzi kuko urabona iki kinyomoro kandi muri bake bitewe na support nayo bitaranaboneka n'iki ari ukuntu ukora ubuhinzi nk'ubu ukaba wakorotira washiraho izo ntababara marakuja washiraho watermelons ubona ko harimo espèce biri gupfubuza. Ikindi urabona twege tujya gutekereza kino gitekerezo cyo guhinga imbuto dufite vision yo kuvuga duti mu myaka iri imbere tuza dufite nk'uruganda rutunganya ya misaruro duhinga ayo maji. ICYUZUZO TV ijwi ry'Umuhinzi n'umworozi. Ibihe byiza abakunzi b'ICYUZUZO TV ijwi ry'Umuhinzi n'umworozi, ni muri ya gahunda mumaze kumenyera ko tuba turi mu mirima, ko tuba turi mu biraro, ariko uyu munsi noneho muri kubireba neza imbere yanjye. Turi kubyerekeranye n'ibinyomoro. Ahantu turi ni mu mujyi wa Huye, abazi umujyi wa Huye aho wubatse bakamenya aho gare ya Huye iri nziza cyane. Ni munsi yayo neza. Murahabona munsi yayo turahabereka kuri kamera ukuntu hameze. Natwe byaradutunguye n'ahantu twari tumenyereye hari igishanga kinini bitewe n'amazi aturuka muri gare akamanuka arahazimangatanya neza ku buryo tutari tuzi ko havamo umurima. Ariko uyu munsi twahasuye tuhasanga abasore batatu bishyize hamwe bakora ubuso bufatika kunuza ku gihingwa cy'ibinyomoro. Twumva tugomba kubatangariza aya makuru tukabereka ko iyo abantu bishyize hamwe hari icyo bayikora kandi bakakigeraho. Reka dutangire batwibwira batubwire nuko ni igitekerezo cyo guhinga iki gihingwa aho cyaturutse. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Mwasuwe n'ICYUZUZO TV. Ni ijwi ry'Umuhinzi n'umworozi. Ntabwo twebwe tujya dusura abantu mu rugo. Tubasura mu mirima, iyo umuntu ari mu murima turamusura. Byiza cyane. Tuhabasanze muri abasore batatu. Uratangiye twibwira amazina yawe. Ngiye banyita Mugisha Peacemaker. Mugisha Peacemaker. Rugamba Olivier. Inde? Rugamba Olivier. Wowe? Kabarisa Samuel. Aba basore muri kubona kuri kamera zacu nibo tugiye kuganira ku mwanya utari munini cyane, ntago tubarambira kuko tubasanze mu masaha yo gutaha. Tubasanze mu binyomoro. Aha hantu biza gute namwe basore? Mbihurira he? Murakoze cyane. Nkuko hano tubona twese turi company batwita Tomariros Company. Tomariros Company. Tomariros Company abatumva indimi z'amahanga bumva ikinyarwanda ubwo twabivuga ngo iki? Ubwo ni ibinyomoro mu kinyarwanda, ibinyomoro company. Ubuhinzi bw'ibinyomoro. Ngaho rero mutubwire uko tubasanze mu binyomoro bimeze bite? Nene urabona turi abahinzi b'ibinyomoro nkuko mubibona hano hantu nkuko watangiye bivuga hari igishanga turareba turavuga ati se nta kuntu twahabyaza umusaruro. Niko kuvuga tuti reka dushaka uburyo twahinga ibinyomoro nyine diko gukorana mo na lab igenda dufasha gushaka izo ngemwe turatera nyine n'ubwo ubona bimeze gutyo. Dusanze byarakuze igishanga cyari kiraha ntago tubona amafoto, sinzi mba hari amafoto mufite tukayereka abantu bari kudukurikirana ku ICYUZUZO TV ngo barebe ukuntu mbere byari bimeze n'uyu munsi uko bimeze. Ese aha hantu ushaka kureba mbere uko byari bimeze barareba hakurya uko hameze ni nako hano hasi hari hameze. Urugendo rwo kuza mu binyomoro mu guhinga ibinyomoro mwari mutuwemo muri abahinzi mwarabyize muri abagoronome, ni gute mwafashe igitekerezo cyo guhinga mukiri abajene mukiri n'abatoya? Uko twafashe igitekerezo twaje gutekereza turavuga ngo muri iki gihe burya urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Yego reba abakunzi bacu hariya kuri kamera. Turatekereza ati nk'urubyiruko tugomba kugira icyo twagakoze. Nibwo twavuga ati twagiye tugenda dusura hirya no hino twumva ibiganiro bica ku maradiyo hirya no hino twumva ukuntu bimeze. Turavuga ati natwe dutekereje twishyize hamwe dukoze umushinga w'ubuhinzi w'ibinyomoro hari ikintu byatugezaho ko tuzi neza ko ni ikintu gikenewe gukurikije muri Rwanda rwacu gifite akamaro kenshi haba ku mirire mibi y'abana haba ku bintu bitandukanye no ku isoko yewe kirakenewe. Niko fatirika twiga umushinga kugira ngo dange icyo kinyomoro tubitekereza gutyo turabikora akanya dore naha tugeza kandi twizeye neza ko tuzagira ku ntego yacu. Tomariros Company igizwe n'abantu bangahe? Igizwe n'abantu batatu. N'abantu batatu nk'uko uri kutubona nyine hano. Ubu nta wasibye.
nawe mwese murahari nyine okere naguciye mu ijambo hari ngende director manager uyu ni marketing manager akaba field manager aha natwe tukaba abakiriya n'abavugizi bo icyo twe twiyemeje nk'Icyuzuzo TV ni ukuvugira abahinzi n'aborozi dushishikariza cyane urubyiruko kwihangira imirimo ariko bacishe mu buhinzi n'ubworozi. Twagize amahirwe uyu munsi murabibona ko abantu twasuye n'urubyiruko rukiri mu myaka yo hasi cyane, ntabwo baranageza mu myaka 35 wenda hamwe urubyiruko rugarukira, ahubwo baracyari batoya. Ese mbere yuko muhinga ibi binyomoro mbere mwakoraga akahe kazi? Mbere yuko duhinga ibinyomoro twari mu mashuri, ariko amashuri akimara kurangira turavuga tuti se tuko wenda akazi katari kuboneka, twari inshuti twese nyine nta kuntu twakegeranya ibitekerezo tugatwigira mu bintu by'ubuhinzi, kuko akazi urana karabuze hanze aha ngaha, ibintu byarakomeye urabibona. Nk'urubyiruko rero tuvuga ati twashatse ikintu dukora, tukareba ko wenda ako kazi twakora ikintu cy'uko tuzakomeza kugategereza. Mwize ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa agronomy cyangwa veterinary? Field manager nyine niwe nyine natubwire ubone igitekerezo cyajeho cyane, tubwire ukuntu wabahaye igitekerezo bakacyumva. Twaricaye nka bagenzi banjye nk'uko twamaga turi inshuti, twicaye turi kumwe twese, yego tuza kugira gutya turavuga ariko ni nk'icyo umuntu yagakoze nk'urubyiruko kugira ngo tumwe dupfushe umwanya ubusa. Noneho turavuga ati mbo bitewe n'uko akazi kabuze nk'uko mugenzi wanjye azabivuga, ariko ibyo byose ntabwo twakuramo igitekerezo cyatugira akamaro. Nuko turica turavuga reka twige ku bintu by'ubuhinzi, cyane kwenda mbifiteho nose zishoboka, nari mfite amahirwe kuba narabyize. Noneho ndavuga nti turebe ikintu gikenewe nyirizina cyane gikenewe ku isoko muri rusange, nibwo twahisemo iki gihingwa. Byamare yuko nawe mbifiteho ubumenyi, tuniyegereza na bino bigo bisanzwe bikora ubuhinzi, biradufasha rabu cyane cyane iyo twakoranye, kuko tujya gushaka ingemwe niyo twabajije baraturangira baraziduha turazibona. Ubwo ni umwayi muri make nabanje kuduha, turawufumbira, turangije turategura, ingemwe ziraboneka. Umva nk'umuntu wenda n'ubifiteho nose byari byoroshye kuba nazifumbira nkabona ingemwe. Birangije rero turahinga, naho byaturutse nta handi. Uyu murima wanyu ufite ubundi ungana ute? Uyu murima wacu ingano yawo ntabwo hegitari yuzuye neza, ariko twaje gusa ni bitatu bya kane bya hegitari, ntabwo hegitari yuzuye. Ni nka ari 75 hafi aho gutya. Ni hanini, twebwe uri kuhareba wabona ko hegitari irimo, ntabwo yuzuye neza. Twebwe turebeshe amaso nk'Icyuzuzo TV kuko ntabwo twebwe gupima ubuso ntabwo tubizi, ariko turebesheje uwarebesha amaso abona ko hegitari irimo. Urebye yabara hafi ya hegitari iraburaho hato. Ese aha hantu ni ibihe bibazo mwagiye muhurira nabyo kuva ikinyomoro cyanyu mwagitera, mwagira umushinga mugatera mukageza ibinyomoro byanyu bigeze ahantu heza bigiye gutangira kurabya? Ni ukuvuga cyane ko kubera ko ari bwo bwa mbere tuba tuninjiye, ni ukuvuga mu ishuri uba wabyize, ariko iyo ugeze muri tere hari impinduka ugenda birahinduka. Hari n'igihe upanga ukavuga ati byanga bikunze aha ngaha nshobora kuhapangira amafaranga runaka, ariko wagera kuri tere bitewe na kumwe wari ubizi mu ikayi ugasanga birabusanyije. Imbogamizi zo ntabwo zigenda zibura, rimwe na rimwe urumva iyo imbogamizi zibaye nke n'ubushobozi bwagiye buba bukeya, nk'amafaranga wapanze yenda nko gukora igihingwa runaka cyangwa se guhinga runaka. Ubundi guhinga bigiye birimo ibyiciro, guhinga bwa mbere nimba nk'uko hari mu bihuru habona ukuntu hameze mu gishanga, kuzakamura igishanga, kuzarima, kuzagira gute, amafaranga agiye upangira iyo ugeze kuri tere usanga bidahura. Ugasanga yenda bitewe n'uko utari ubisanzwemo, ugasanga habaho za mpinduka. Izo zose ni imbogamizi. N'isaha ariko kubera ko twari dufite intego, ibyo byose twakomeza kugenda twishakamo ubushobozi, tuza tugerageza, ariko ubona bimeze gutya. N'ubu ntizibura kuko za mbaraga zigenda zibura, ariko turabona tukagerageza. Ese kuva mwatangira gutunganya aha hantu kugeza uyu munsi hamaze kugenda amafaranga angana iki? Hamaze kugenda amafaranga kubera ko uko twari twabipanze ntabwo byakunze, twasanze tutari twabipanze neza. Aka kanya iyo biza guhura n'ibyo twari twateguye, ubundi twari twahabera amafaranga agera $1,300,000, ariko ubu amaze kuba $1,750,000 kandi bitaranera. Mm. Ayo mafaranga yose mwayakuye nk'urubyiruko rukirangiza kwiga,
niho dushaka kumenya kuko twebwe tuba dushaka kugira ngo dutinyure urubyiruko baze mu buhinzi n'ubworozi ariko bahereye kuri bitoya cyangwa bikeya bifatika. Amafaranga angana gutyo mukiri urubyiruko rurangije kwiga mwayakuye. Murakoze nk'uko mubivuze nyine amafaranga wenda si makeya nubwo atari menshi, ariko nk'urubyiruko twese uko turi aha murabona ko ntabwo turi abana cyane, hagiye havamo gukora kwa wa muco wo kwizigama usanzwe. Urumva iyo mugize n'Imana mukaba umubare runaka ntabwo bigorana cyane. Ayo mafaranga yagabanyije abantu batatu. Dutangize muri kwizigama, dutangize turi muri kwizigama ku buryo mushobora kwigisha abandi bari kutureba bakaba bagira igitekerezo nk'icyo mwagize. Ari abatureba ugira cyane nk'urubyiruko nibo birirwa ku mbuga nkoranyambaga cyane ko ibintu byacu tubicisha ku mbuga nkoranyambaga, aho bari kureba ibindi bidafite akamaro. Uyu munsi bakaba bari kureba ICYUZUZO TV. Twaganiye n'abasore batatu dutangiriye muri kwizigama. Ese mwizigamaga gute, mwabigenje gute kugira ngo noneho nayo mwizigamye muyahurize hamwe mwe mwabyaza igikorwa kingana gutya ntimuyajyane mu bindi nk'urubyiruko? Murakoze. Ubwo ndahera kuri wa wundi sinzi ko ari buri wese ubyuka mu gitondo ngo yizigame, ugira icyo abasha kubona, igitekerezo, ugira icyo abasha kubona cyangwa se cyo kwizigama muri rusange. Ushobora kuba waterekera akantu ukabona izo 2000 cyangwa n'impano runaka kuva mu bavandimwe cyangwa n'ahandi mu buzima busanzwe bwa buri munsi, hari uburyo ushobora kubonamo amafaranga. Ubwo inama namuha kwirinda nyine kuyasesagura, ahubwo akegera nkatwe tuba twaranakoze ukamuha igitekerezo uburyo ushaka kubyaza amafaranga umusaruro. Ni nk'ubwo buryo rero mugenzi wanjye hari ibyo yabanje gukoramo mbere, nanjye n'undi duhurira mu ishuri, igitekerezo kiza gutyo. Turabipanga turavuga ati se nta kuntu twakegeranya amafaranga runaka tukazakora iki gikorwa. Yego, twarabiga nsubiramo amazina yawe. Njyewe wanyita Mugisha Peacemaker. None se ko numva mu Peacemaker wagira ngo harimo n'izina ry'ubuhanzi? Oya, niko nitwa. Ubwo nagira ngo ubaze nimba warigeze ubaho n'umuhanzi ngo tubwire ku bihangano ukuntu wabihuje no guhinga. Nyine talent zari nyinshi mu buzima, umuntu ntabwo agira talent imwe. Ariko iyo guhanga urayifite? Nayo ndayifite. Hari indirimbo warashyize ahagaragara? Zirahari nyinshi, sibye ko yenda umuntu ari busy arimo ashakisha. Aha, noneho reka twebwe nk'ICYUZUZO TV tukwemerere ngo ibinyomoro ni byera, mumaze akazi kose kagabanutse muzaze nzabakorera indirimbo ku buntu. Mwayihuriraho nzabakorera indirimbo ku buntu. Ariko noneho twibereye mu buhinzi bw'ibinyomoro, tuba dushishikariza urubyiruko bagenzi bacu cyane ko n'akazi muri iyi minsi mu gihe cya Covid akazi kabuze, murabizi ko ari ibintu bigoranye cyane. Noneho tukavuga tuti ubuhinzi n'ubworozi wenda nta misoro myinshi ibamo, na leta ishobora gutangaho ubufasha kubikoze cyane. Baba bashishikariza n'urubyiruko rwacu aho kugira ngo bakomeze baba bashomeri, hari icyo bakihangira. Imirimo y'ubuhanzi nubwo twari turi kuyivuga tuyivuzeho gato, muri iyi minsi ntabwo iri kujya mbere kuko ibitaramo ntibyemewe. Ariko nibura iyo uri muri kimwe mu kindi wakuraho amafaranga, na bwa buhanzi wabukora neza kuko ubona igishoro cyo kubujyamo. Nicyo cyatumye twebwe dukora ibiganiro by'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo abantu babone ko hari ahandi bakura amafaranga, ariko cyane urubyiruko kuko nirwo akenshi rutagenda rubona amahirwe yo kubona akazi. Baba basaba experience mu kazi, ibyo ugasanga we niyo ukirangiza bise biba intambamyi. Tukavuga tuti hari ibyo umuntu yakora kugira ngo abashe kwiteza imbere. N'urubyiruko rugenzi rwanjye nk'uko mwabivugaga, nk'inama twabagira, burya icyambere no kwitinyuka. Nimba ufite igitekerezo, mbere na mbere ni igitekerezo wamaze kukigira, yego, tinyuka ukore. Kuko naguhaye nk'urugero challenge twagiye duhura nazo, imbogamizi. Umuntu avuga ati yenda hano turahapangiye turahabari tugiye gukoresha amafaranga runaka ngana gutya, bizagenda ukuntu uku, ariko iyo umaze kugera mu gikorwa nyirizina niba ubona za mbogamizi n'izo utaruzi ziziraho. Rero iyo ufite igitekerezo ugakora, ugatinyuka ukavana amaboko mu mufuka, nakubwiye amafaranga twakoresheje ayo twatekerezaga gukoresha siyo yabayo, ariko na n'isa turakora kandi twizeye ko tuzagera he ku ntego yacu. Bo nibatinyuke bakore,
babanza bashaka igitekerezo gifatika ubundi bakore kandi bizagenda neza. never say never give up. Okay. Baracyari kutugira inama, nanjye ndi urubyiruko ndi bagenzi babo, nubwo yenda ashaka kwambara utaho gakeya, ariko nanjye ndacyari muri ya myaka y'urubyiruko. Tuba dushaka ko buri muntu hari icyo yakora akiteza imbere. Twazengurutse umurima wanyu w'ibinyomoro, ariko dusanga ibinyomoro ntago bisa. Kuki ibinyomoro bidasa? Harimo ibihinnye amababi, dore abakunzi bacu bari kubireba, noneho hakabaho n'ibindi birambuye amababi. Ese ni amoko abiri y'ibinyomoro mwateye? Ziriya nyine ni za challenge twagiye tukubwira, ntago umurimo ungana gutyo waburamo indwara. Ziriya ni indwara ziba zagiye zibyataka, ariko tugenda tugerageza gutera imiti. N'ubwoko birimo, harimo n'ubwoko butandukanye. Harimo ubwoko bubiri butandukanye. Hari haruguru, hagana haruguru hari ahantu twabonye ibinyomoro byihinnye amababi cyane. Ese ni ubwoko mwahateye cyangwa nabwo byaba ari uburwayi? Tubwire nka tekinisi. Ariya ntabwo ari ubwoko. Kuvuga ngo twanze ubwoko biri byo birimo, harimo igice twagiye duhingamo ubwoko buri ngo turebe itandukane n'umusaruro wabyo, ariko hariya mwabonye ntabwo ari ubwoko bubiri, ntabwo ari ukuvuga ngo uko bitandukanye. Biriya ni uburwayi, ni ikibazo cy'uburwayi cyajemo, tugize amahirwe wenda cyaje uruhande rumwe, turi kurwanya uburyo twagikumira. Nubwo ari cya kibazo nagiye nkubwira wenda biragoranye, ariko ibyo byose kubera ubushobozi. Wajya ubivuga kugira ngo niba habonetse n'ureba iki kiganiro akaba hari icyo yabafashaho, yanabagira n'inama. Jya ubivuga wibica ku ruhande. Biragoye birumvikana. Ni ukubera yenda n'ubushobozi buke burimo, birashoboka. Ingufu aragiye gukora akagira ingufu zigasa naho zigabanutse, ariko ahanini ni ukubera ubushobozi buke, kuko ibi bisaba imiti myinshi cyane. Bisaba imiti myinshi cyane, kwa mugenzura, hari ibyonnyi, hari indwara, hari ikintu bitandukanye, bisaba ngo ushyiremo imiti itandukanye. Hariya rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubundi bwoko, hariya ni uburwayi. Umurwayi, ariko turi kugerageza dushyiraho imiti uko tubishoboye bitewe n'ubushobozi umuntu agenda afite. Ariko nuko bimeze, ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo wenda ngo ni ubwoko buri, ahubwo buriya ni uburwayi, ariko turi kugerageza turwana nabwo, nubwo bitoroshye mbese muri make. Ari amazi se yo nabonye ruhurura, bari kuyireba abakunzi bacu, ruhurura ukuntu imeze, igenda itwara ibinyomoro bimwe bijyana, byo mubona hakenewe iki? Kiramutse kibonetse ni iki cyabafasha kugira ngo ibinyomoro byanyu bikomeze biriho neza? Iriya ruhurura ikibazo cyayo twaje kukibona kuriya, kuko ubutaka ntabwo ari ubwacu, nubwo twakodesheje na nyirabwo tuza guhinga gutya. Ruhurura ituruka hariya ruguru muri gare, ubwo nibwo twakomeje kubona ko ikibazo kimeze, turavuga ati byanga bikunze nk'abantu twishyize hamwe nk'urubyiruko, twari twashatse kwiteza imbere, ariko iriya nayo ibaye challenge cyangwa se ibaye imbogamizi. Ariko igisabwa ndabona ni ukuziyambaza nk'ubuyobozi bukagira icyo bwadufasha. Umubona bwabafasha iki ubuyobozi? Icyo bwakadufashije ni ukuvuga ngo nko mu karere ka Huye, kandi ubuyobozi bukunda urubyiruko rwabo ruba rwarishyize hamwe rukihangira imirimo. Icyo twumva badufasha ni uburyo badufasha nko gukumira iriya ruhurura, mbese ntibashe kutwangiriza, bakaba bagena nk'ahantu runaka babasha kuyicisha ahandi ntiyangize, cyangwa se bakashakira indi nzira ishoboka, ariko ntibe yatwangiriza. Kuko wenda kuyimura bigoye. Ikibazo nta n'ikibazo. Urabona kuriya imeze, ubundi kera igikoze neza byari nacyo, ariko cyaragudutse kiriya kiruhurura, byibuze byongeye bakagisubiza uko cyari kimeze, amazi akamanuka nanone akiri straight nk'uko yamanukaga. Urumva yazagara y'amazi abura uko agira yatigabanyuka, amazi akamanuka neza, none akigendera neza. Urumva icyo twasaba yenda nk'uko mwari mutubwiye, badukorera ruhurura ikongera ikamera nk'uko yari imeze, ari icyo byafasha. Ubundi hano hantu ko mwatubwiye ko muhakodesha, murateganya kuhakorera igihe kirekire? Dufite imyaka 5. Urumva ni mwakodesheje imyaka 5 kugira ngo mujye muhingamo. Urumva bibaye na byiza twazakomeza, ariko intego ni ukuzagira ahantu hacu hari permanent hacu, niyo ntego. Ubuse muramutse mugize gutya mukabona nk'akarere kabahaye ahandi hantu, muri capable yuko mwahahinga cyangwa mwahakorera umurimo w'ubuhinzi?
twahakorera cyane kuko urabona iki kinyomoro kandi muri bake oya bake ntabwo habananira ntabwo hatunana urebye byonyine challenge ya hano ni mubivuge neza kuri kamera ni mubivuge neza kuri kamera zacu kugira ngo n'abakunzi bacu babibone kose ntago baza ngo bahite baguhereza gutya ubereka icyo ushoboye bazaze tuganire tuzabereka icyo dushoboye n'ibikorwa birivugira bazadusura ubwabo baze bareba nka biriya bihuru biri munsi ya gare bari kubibona hari ahantu ure wahaba hamwe hatunganye cyane rwose twahita tuhakorera byihuse hahita haguka dore ahangaha twagora urugero ukuntu hari hameze rero kiriya gishanga ukuntu hameze urabona wamenya ko ariho rwose njyewe nari nzi ko ari koperative irimo abantu nka 40 cyangwa 50 n'ubu naha n'ubu kuko ahubwo ndatunguwe nje n'ubu n'ubushobozi buke ntabwo ari ukubusanzwe sinakubwiye challenge biriya byose ubona n'indwara zigenda ziza ni ubwo bushobozi buke ubundi dufite ubushobozi aho ntaho tutakorera aho twabona hose ese ubundi muturuka mu buhe murenge wo muri Huye okay nje nuruka muri Tumba ya n'ingoma nanjye nturuka muri Tumba ni ukuvuga ngo mwahuriye hano mutanatuye no mu murenge umwe igitekerezo rwose gahunda y'urubyiruko yo kwiteza imbere kwegeranya ibitekerezo tukareba icyo twagakoze nk'urubyiruko bone twa nicyo bituma tuba twifuje kubaganiriza nk'ICYUZUZO TV kugira ngo tubereke zimwe mu mbogamizi abasore urubyiruko ruhura nazo mu buhinzi n'ubworozi aba barasaba cyane barasaba ababishinzwe ko babafasha kugira ngo ibinyomoro byabo biri kwangirika kandi bya bigeze igihe cyiza cyo kuba bigiye gutanga umusaruro mwabafasha rwose umuntu ukurikirana iki kiganiro uri kutureba mwanabasura namwe mukirebera mukareba igitekerezo cy'abasore batatu ahantu ukuntu kingana n'ahantu cyari kigeze baramutse bagize ibyago biriya binyomoro bikuma byaba ari imbogamizi ikomeye cyane banasaba n'ubuyobozi bw'akarere yuko bwabafasha n'iriya misozi yose iri munsi ya stade hari hose hari ibihuru ko bo bahatunganya hari ahantu munsi ya gare bagize amahirwe yo kuhabona bo bahatunganya kandi bakababyaza igikorwa cyiza ngo kugira ngo imodoka ziza muri gare n'abagenzi bajye babona imbuto hafi bitabagombeye kujya mu isoko ngo baturanye hepfo yaho ni urubibi rwa mize abakerarugendo baba baje gusura mize bagahita babona n'ibinyomoro byaho cyangwa n'izindi mbuto bashobora guhinga bityo ngo umuntu akaba yataha yihahiye neza kandi ku giciro gitoya ku bumenyi dufite n'aho iterambere rigeze na interineti turi hafi tubasha gusoma ubuhinzi nk'ahangaha ubu ngubu ni bya kibazo nakubwiraga cya kapito iba ikiri hasi wenda bitewe na sapoti nayo iba itaranaboneka n'iki hari ukuntu ukora ubuhinzi nk'ubu ukaba wakorotira washyiraho izo ntababara marakuja washyiraho watermelons ubona ko harimo espèce biri gupfuza cyane hari izindi product tuzagenda duhingamo hano zifite akamaro twazajya dukora na zero nako ubushobozi bubonetse ubundi urebye nuko ubushobozi bukiri hasi ibikorwa byo birahari ibikorwa turabifite hari byinshi byo gukora ni ibihe ku buryo tubwire bimwe mu bitekerezo bitarimo hano ariko mufite bitaragera hano mbere urugero nk'uko byo mugenzi wanjye yaravuze ni ukuvuga iki gihingwa buriya kiba gikeneye umutekano gikenewe hari nk'ibindi wakwifashisha ukabivanga biri ngombwa birakunda kandi umusaruro ukawubona nk'ubu ufashe nka marakuja hakeneye fencing icyo wakwita nk'urukuta cyangwa se kuzitira muri makeya uragenda ukazitira ugatera ibitera ukazitira warangiza ugashyiraho nk'imarakuja bazita ngo intabara mu birimi bisanzwe ukagenda uzengurutsaho niho na hahandi bigufasha umusaruro ukagenda ubona kandi n'indi project nayo mu yindi kandi ishobora no kuzamura n'amafumbire cyane rwose ni ukuvuga ngo ibitekerezo byaba bigiye bihari ahubwo ubushobozi nibwo buke nicyo kibazo turi kugira ariko ingufu turazifite n'ubushake turabufite kandi n'ubumenyi cyane ikindi urabona twege tujya gutekereza kino gitekerezo cyo guhinga imbuto dufite vision yo kuvuga duti mu myaka iri imbere tuza dufite nk'uruganda rutunganya ya misaruro duhinga ayo maji natwe tukanywa ji y'Huye tukumva uko yanditseho Huye nk'uko twumvaga konfigi none uyu munsi ikaba yarazimye ariko ibyo byose ntabwo twapfa kubigeraho tutaraturayinga ngo turebe na bya gake nirwo rugendo bizashoboka urebye ukuntu gusa niyo support igiye iboneka byakwihuta ntabwo tuzacika intege tuzakomeza ndabona juice ikinyomoro mu Rwanda kandi zirahari kandi mwebwe murashaka kubigeraho dufite iyo ntego
ijambo ryanjye n'iryacu muri rusange nta kindi cyifuzo ni uko batwegera natwe ibyo bikorwa bagenera urubyiruko cyangwa se ubundi babashije kukwegera nkeka ko niyo support bayiguhereza tukabagezaho ibitekerezo byacu ubusabe bwacu ni uko batwegera. Murakoze cyane. ICYUZUZO TV, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi.